blayzerwanda bavuga ko ubutumwa bukomeye cyane buri muri Bibiliya buri muri Zaburi 118 umurongo wa 8 akaba ariho santre neza ya Bibiliya. Psalm 118:8 says, "It is better to put trust in the Lord than to keep your confidence in mortals." Zaburi 118 umurongo wa 8 iravuga iti ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. Subiramo cyane. Ibyiza no kwisunga Uhoraho. Ibyiza cyane twese hamwe. Ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. Ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. Ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. I kindly request even those who are attending online, wherever you are seated and attending, raise your hand and repeat this word of God. As you repeat the word of God, you receive healing from God. Aratwinginze n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga aho bari hose bazamura akaboko dusubiremo iri jambo ry'Imana uko turisubiramo rigenda ridukiza. Ibyiza no kwisunga Uhoraho. Ibyiza aho kwiringira abantu. Ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. My dear sisters and brothers, Bakristo bavandimwe, the Lord is telling it is better to put your trust in God Imana yatubwira ko ibyiza ari ukwiringira Imana than in your father, nibiringira papa wawe than in your cyangwa mother, kurusha mama wawe, than in your daughter, kurusha umukobwa than in wawe, your son, kurusha umuhungu wawe, than in your employer, kurusha wa mukoresha than in wawe, a rich man, kurusha wa muntu ukiza, than in your neighbor. kurusha wa muturanyi wawe. The scripture, the Bible scholars clearly said, please kindly don't trust in human beings. Ijambo ry'Imana rirabitubwira ritomoye ku mugaragaro wigira umuntu wizera. Many are wounded, Hari benshi ro twakomeretse, deeply wounded, bakomeretse bikabije because you trust in human beings than God. kubera ko twiringiye ikiremwa muntu aho kwiringira Imana. You are wounded if you expect something. Uzakomereka rero niba ari kwitegereje ku muntu Eswat Kuzwe. iteka ryose. That is why when Jesus appeared to Maria Faustina, Jesus told her, "Put I trust in you." Niyo mpamvu na Yesu abonekera Faustina mutagatifu yavuze ati ushyireho Yesu ndakwizera. Subiramo cyane Yesu ndakwizera gatatu. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. So if you have ever loved people more than God, repent of it. Niba rero warigeze ukunda abantu kurusha uko ukunda Imana, blayzerwanda.